Yesu ashimwe, muraho neza, baha ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, hanyuma reka dutangire dusenga. Turagushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kuganira nawe ijambo ryawe, nyemerera yaba ngewe ugiye kuba igikoresho, umfashe nshyigikire umbashishe, kandi nabo ugiye kugirira ubuntu bwo kwakira ijambo ryawe nabo bafungura imitima, bakira ugushaka kwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rigaruka ku rukundo rw'Imana. Iri jambo tuzarigarukaho mu gihe kingana n'icyumweru cyose, by'umwihariko ariko kuri uyu munsi wa mbere turareba urukundo rw'Imana bigendanye n'uburyo yaturemye, identite abo yatugize kuba abo, identite Imana yaduhaye itandukanye n'ibindi biremwa. Niho turi buze kurebera urukundo rw'Imana. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, umurongo dusoma n'umurongo wa 27, havugamo uburyo Imana yaremye umuntu. Hari ku munsi wa gatandatu uheruka, indi minsi yose Imana yaremyeho. Ku munsi wa mbere yaremye iby'umucyo, irema isi n'ijuru, ikomeza igenda irema ibindi bintu bitandukanye. Igeze ku munsi wa gatandatu irema ibifite ubugingo, irema amatungo, irema ibikururuka, irema inyamaswa, gutyo gutyo. Imaze kubirema ngo ibona ni byiza, ariko ntiyaba satisfait, irema ikindi kiremwa gitandukanye na bya bindi. Iravuga ngo ku murongo wa 27, Imana iravuga ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Dore kuri 26, Imana Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu, base natwe batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana tugirire neza. Urumva bya bintu byose Imana yari yaremye ikindi kiremwa, irangije icyo kiremwa igihereza ubutware bwo gutwara bya biremwa byose. Imana tugirire neza. Wowe unteze amatwi uri kunyumva muri uyu mwanya, ndagira ngo wongere kuri uru rukundo rw'Imana urunezererwe. Imana yakuremye mu buryo butandukanye n'ibindi biremwa byose. Ibindi biremwa ntabwo yigeze ishima kubihereza ishusho yayo. Wowe muntu niwe wenyine yaremye ikamuhereza ishusho yayo. Urasa n'Imana, waba wirabura, waba uri inzobe, waba uri muremure, waba uri mugufiya, waba ubyibushye, waba unanutse, waremwe mu ishusho y'Imana. Uri uw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Hari igihe Satani ajijisha abantu akabatuma bagira kwiheba, bakitekereza nk'aho badafite agaciro, kuko hari wenda bitewe n'ukuntu imiterere y'umubiri waba imeze, waba uri inzobe, waba uri igikara, waba ufite ingingo zaremaye, waba ufite ingingo zitaremaye, ukuri kose uremye mu ishusho y'Imana. Icyo cyonyine kirahagije. Nicyo ngicyo Imana yavuze, nicyo ngicyo yakoze. Yaravuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe. Imana uko kuntu uvuga ni nako n'Imana ivuga. Muri Zaburi ya 94 iravuze ngo yaremye ugutwi ntiyumva, uteye nk'Imana. Nyine Imana iremye muri iyi shusho. Imana yacu tugirire neza. Rero Satani ntakakwihebeshe ngo akumvishe kuri nkaho udafite agaciro. Hari n'ikindi gihe Satani ageza akihebesha abantu, kuko wenda hari ibyo badafite, kuko babuze amafaranga, kuko badafite imyambaro wenda ihagije, kuko badafite aho kuba hameze nk'uko babyifuza. Yewe bamwe bakaba banakiheba cyane kuko hari ibyo babuze, bakumva banakwiyahura. Ariko nagira ngo nkwibutse ikintu gikomeye, ntago agaciro kawe kagaragarira mu byo utunze. Agaciro kawe kagaragarira mu kuba usa n'Imana. Biriya udafite Imana izabiguhereza. Ufite agaciro cyane kurenza amafaranga, ufite agaciro kurenza amashuri, ufite agaciro kurenza amazu n'amamodoka, ufite agaciro kuko usa n'Imana. Icya mbere ni uko wowe uriho kandi ukaba usa n'Imana. Ibindi byo Imana izagenda ibikuzanira bingana n'uko Imana yabigennye. Wishime, unezerwe kuko waremwe mu ishusho y'Imana. Imana iragukunda, Imana iragukunda, Imana iragukunda cyane. Iyo ikubonye iranezererwa, umeze nka miriwari Imana yireberamo. Imana irebye inzovu ntibona ishusho yayo, yabona intare ntabwo ibona ishusho yayo. Muri wowe niho ibona ishusho yayo, kuko waremwe mu ishusho y'Imana. Uri w'igiciro gikomeye cyane, uri nk'umutako urimbisha ibyaremwe byose. Yesu aragukunda. Urakoze cyane.